Umurundi wawe Mozambique amuzi kuko banabayeranye iwe urumva amara n'iminsi mu rugo ajya kumuramutsa ndetse umunsi ku wundi basengana bazi ko ari pasteri ndetse umwe wigirizaga uwo niwe wabaye Yuda agambanira Rabini ibi nkubwiye ni ukuri 100% ku makuru mfite kuko abantu bitiye kwishyira kuri kamera ngo nabo ngo bagire gute ndabanenga bamwe amazina yabo ndayazi ni bagenzi banje kwihutira kujya muri GoFund kwaka amafaranga kubivuga kashobora kubafunzwe ni ikosa rikomeye ntago bagaragaje maturite muri iki kibazo kuvuga kashobora kubafunzwe oya kujya gufungwa se ikintu kitangara kirimo kubyakira amafaranga nicyo kibazo ni wakira umuntu amafaranga ufunze kubera iki ariko GoFund misije gute twaje kwisanga kumbuga nkoranyambaga nashaka kuryama abantu andi mafaranga nabyo ntago biri professional kuba wafunga umuntu ukajya waka amafaranga abantu bari hanze bari nabakene umuntu utagira ibyo urumva se ibintu bizima nibizima kuri sende kuri sanzwe ni kwisanzwe imeze nibisambo nibirura n'ibintu biraho ngaho gusa nta muntu bitasaba none se imico yimbonera kure ntubizi akamufasha gutaha mu kirundo ariko ikirundo kikica ibintu byose andri washashe n'ingingo oya cyabyisha ariko marisha hari ikintu nakubwige umshize mu modoka yanjye ni mwijuru se cyangwa se mu modoka yawe ukantwara naba mibonye uko nzokamo abahaje bishimutwa kandi iri muri no diro Rabini n'umusivile Rabini mu byinye cyamba mukuremo Rabini nakubira ko atazi n'iby'igisirikare uko bigenda ntazi n'imbunda Rabini cyangwa niba nayisimbize Rabini umujyana mu byinye cyamba gukora miki urumva Rabini mu kirundo kubutaka bw'uru ntago byumvikana kubera ko abafite icyo yahunze rega kitararangira erega impunzi hunga afite ikintu ihunze sibyo ariko kumushakisha ibyo bicocero buri kimwe cyose ntago byavamo n'ikindi nakubwiye mu kanya Rabini ntacyo yavugaga abandi batavuga kwicara ku burinzi ni ikibazo gikomeye hari umuntu wabinenze mu Ventura ngo uburinzi bwabo muri Goma ngo babicaye ku dutebe n'udutabureti nta muntu wicara ku burinzi urahagarara bakagusimbura ukabona tembera aho ngaho uveya izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars ko n'uyu mwene wabo yabimbwiye yambwiye atubwo ari hari ahantu ati gasa ni musenge gusa nakoze dossier nyinshi ku Burundi abitwaga ba Desire barabazi bande yandi abantu bahemukira 2015 mu Burundi ubu bamwe bari mu mpimba abandi bagize gute bararangiye abagizi banabigira kikongo ni gikise mbere yabitwa ba Desire bisha abantu ku Musaga nabo kikonga zarangira urumva ntakikangwa zarangira kandi ashobora kurangira ibuye rimeneka urwondo rugisukuma sibyo cyangwa hari bizahinduka mu Burundi eventually bihinduke rese bakikwanga ngo naharagahora gahanze hari umuntu usabanda kuvuga ngo hari umuntu usabanda wenda kuvuga ko ibyo CNDD yigira byose ari tupuisa le CNDD n'est pas tupuisa ntago ari omnipotent atoro sibyo gusa rwose tuva kuri ingingo Sandrine naye wabitanga igitekerezo umuntu uzi kajya muri GoFundMe ku muntu uri mu kaga akaga kandi ko muri ibi bintu abamuhemukiye bamutanze kurusha kugira hari dufite case nyinshi tutavugira kuri kamera abantu bakoze ama GoFundMe mu bibi bya Kongo ariko uzi ko umuntu bakoreye GoFundMe muri Kongo urumva buretse agenda gahoro nawe uzi ko umuntu bakoreye GoFundMe igirwamo uruhare n'igihugu gikomeye kimwe mu bihugu bikomeye ku isi sibyo imiryango imaze kubuteranyiriza amafaranga barayohereza sibyo bayohereje ngo uwo muntu atakaza ubuzima GoFundMe yaramaze kuba kandi igizwemo uruhare n'ibikomerezwa uzi cyakurikiyeho harababigendeyemo kandi bakomeye kubera gusuzugura iyo GoFundMe yakozwe turimo kujyana kandi ni amazina akomeye hamwe namwe wumva umenye ibicuka ukamenya Sandrine ntumenye wizeye wamenye wizeye iki gutyo ukagenda yabona ibice wafata agapapuro akagukateranya ukabonamo izina karundura rikomeye reka nkubwire GoFundMe ku muntu muri Masha ngiye wumva urakoze kuzana icyo kintu wari wanavuze ko icyo kintu gikomozaho ngewe hari hypothèse numvisemo aha hantu
amakuru hari nuko ku munsi wo kwa gatanu Rabine yahaye telefone ngo avugane n'abantu aricyo kintu wa mama damu yavuze ko bavuganye ariko mu kuvugana n'abantu bigaragare ko Rabine ategekwa abantu agomba kubwira bishoboke ko rero abantu bamubwira bati akamafaranga kuki bo babyemera ese impamvu twaba sesenguzi tugira esprit ya analyse critical thinking byemera jewe ntago Rabine yanza amafaranga urumva wese kwisuvuga uti Rabine na fanta bayimugura ngapfe kwinywa erega iyo umwanaliste jewe amezi make nabaranye na Rabine hagajya ese reka nkubaza Sandri ayo mafaranga uri kuyatanga kuri Rabine wowe utaje gukaraga ubwonko kutabana bitiye kwishyira kuri kamera ngo nabo ngo bagire gute ndabanenga bamwe amazina yabo ndayazi ni bagenzi banje kwihutira kujya muri GoFund kwaka amafaranga kubivuga kashobora kuba afunzwe ni ikosa rikomeye ntago bagaragaje maturité muri iki kibazo kuvuga kashobora kuba afunzwe oya kujya gufungwa se ikintu kitangaje kirimo kubyakira amafaranga nicyo kibazo ni wakira umuntu amafaranga ufunze kubera iki erega let us be reka tuwe realistic niba nafunzwe ubwo yagira icyaha ashinjwa akakiburana ukoze neza ariko abantu bavugaga ngo twe gusimbukira ku mafaranga rero nayavuka se ese bamujyanye mu rukiko aho kugira ngo bahite baciteka akagomba wenda gupfa akaburana ibyo yagirizwa mu mategeko byamufata atagafungwa bitamufata nuko nyine jewe ikigaragara cyo Sandri ningira ikibazo hakagira umufamili uza kuvuga ati turimo gushaka avoka uzihute wihuta cyane yego ubu ni umunyamategeko ariko GoFund message gute twaje kwisanga ku mbuga nkoranyambaga nashaka kuryama abantu andi mafaranga tuzi case nyinshi warazumvise nawe abavuga ko bavuza abandi abavuga ko bagira gute none se nibishyashya se kuri zimbuga kuki se ibintu bitari bishyashya ukabona abantu bafite maturité urumva bakuze muri ibi bintu babizi bagashaka kwinjira mu buryo bw'amafaranga bw'umuntu uri mu kibazo umuntu uri mu kibazo ari mu kibazo ntagakizwa n'amafaranga no kuri case usanzwe unazi se ni inkoko ari inkoko iruka ariko nabyo ntago biri professional kuba wafunga umuntu ukajya waka amafaranga abantu bari hanze bari nabakene umuntu utagira ibyo urumva se ibintu bizima ni bizima kuri sende kuri sangwe ni kwisanzwe imeze ni ibisambo ni ibirura n'ibintu biraho ngaho gusa nta muntu bitasaba none se imico y'imbonera kure ntubizi buriye ko mu gihugu kirimo akaga ni kidafite politique stable wumvise none nkwero urugero rufatika wumvise ukuntu Media General Birungi wo mu ngabo za Uganda ari mu bantu n'itsinda ry'ubutasi bapangaga ko ADF igiye kuripura Kampala kugira ngo bahabwe budget ya counter intelligence bayimire ndetse bamwe bakanavuga ko n'ahantu nyine iyo attempt zagiye zibaho zibyihebe none se niyo umuntu ushinzwe ubutasi mu gihugu ashaka gupanga operation itariyo kugira ngo akuremo biliyoni yiwe ayishyire ku mufuka ubwo urambwira ngo nka Uganda igihugu gikomeye cyubashwe muri aka karere ntugere pfiya bishwe n'inzara batagira n'iki biraza kugenda gute ni kibazo uri kuhenera no ku kiziriko urumva nidusesengura ngenda mbwira abantu nawe kandi ujye ubyumva kenshi nituvuga amakuru ajyanye n'ibihugu runaka ukurikiye ya makuru wowe ukurikiye ya makuru uri muri Canada uri muri Australia ujye ubanza wikure kuri muri Australia niba ubishoboye wimuke ujye muri cya gihugu kirimo kuvugwaho wakire ko icyo kintu barimo kuvuga gishoboka kuko niba ubisesengura nk'ini ukavuga uti jewe ndi mu Rwanda ibi ntago byawakinga hano uraza nubwo ari rusesabagina bagushyira mu rukiko kamera zikaza nkajya gutara inkuru nkagira gute uri mu Rwanda ahandi siko bigenda sibyo ngo wumve ko muri Kongo ngo umujenerali wo muri Kongo ngadasaba urunyanya umuhisi ararusaba asaba inyanya rwose kandi atamirije amaranka sibyo yego pesa ya komanda aho kugira ngo umuntu aguhe umutekano umuzayirwa rwose akaba ati pesa ya komanda mpa amafaranga nze gushyira komanda uri umukene ntago wifite ugiye gucuruza utuntu twawe ariko mbere byari bimeze nibyo nkubwira ngo wambuke rwose bo byasaga ubwo rero ibintu bitabi wanyu ahandi birabana kuko nagiye ku mupaka wa Uganda gutara inkuru abapolisi basize imbunda ku ntebe bagiye kunywa itabi hakurya ahantu ruguru urumva ati kumanda akicara akinywera akajya guta ibintu nk'ibyo ngibyo amakuru dutangaza abantu bajya bagira ngo twege turaba propagandiste bo gusenya ibindi bihugu ahandi biraba ibyo wumva biraba ndetse n'ikimenyemenya abanyagihugu baho mu makomantere barabigaragaza tuwafuza bike hano ibintu bimeze gutya giye umuntu yagiye i Burundi mwe twakorera ku itangazamakuru
ngageze ku Burundi ngasanga ngo road blocks ngo z'abantu barimo kunywa itabi ngo n'ikiyeri noneho ngo bicaye bajya kwicara ako Sandrine kwicara ku burinzi ni ikibazo gikomeye. hari umuntu wabinenze mu Ventura ngo uburinzi bwabo ngo muri Goma ngo babicaye ku dutebe n'udutabureti nta muntu wicara ku burinzi urahagarara bakagusimbura ukabona atembera aho ngaho uveya urumva ariko je ntabwo ndageraho ngo ndebe niba ari ukuri noneho ngagasanga no baricariye gutya agatebe ingofero iri nkangaha imbunda yegetse ahangaha ngakagusaba ikiyeri mu kirahuri cy'imodoka yego ibyo bintu ntabwo bishoboka nko ku muntu uba mu Rwanda ariko yageze yagaruka yihungura amatwi kandi ni umunyamakuru w'Intyoza ati ibyo ntabwo w'ikinyamakuru w'Intyoza ndavuga we n'Intyoza ubwe ati ibyo nsanze ari ntibinkurikire noneho ngagiye muri hotel bita Source Dine ikintu cyamuzengereje sinshaka kumuvuga kubera ko ajya akora udutripe twinshi ngabura amazi ngabuze amazi idea ngo yahaye hotel ni hotel ikomeye mu Burundi ese nta gaze mufite ngo munshize bahita babigwa mu gatangaro nk'abantu batazi gaze n'icyo ari cyo ayogeraho nk'aba mugabo uvuze ngo arakinyweraho ati ndibaza ko nahisemo hotel iri performant muri Bujumbura uko bibuze irazwi Source Dine ati mu zindi ho bemeze gute ibaze hano mu Rwanda na lodge kubazijyamo kubadukurikira bajya muri lodge mwihangane ziba zirimo n'ibyo bikoresho byose bikwiye kubera ko radibira bikurikirana buri kimwe cyose ko service package ihagije rero uri mu Rwanda ntabwo uzabyumva ko ibyo bishoboka urumva kubera ko aho unyuze ingingo twarimo tuvugaho wowe ubona udahura nayo oya ahandi birashoboka kandi nyamara tujye turasoza tuvuga ngo bashobora kubyimprovinga icyo se defite takwimprovinga ni imico mibi yayo niyo mpamvu igomba kuzaranduka ikavaho absolutely shani hatari nyine nta kundi gusa nyine wamugane wa Marshal uretse Imana yonyine nuko nyine bigenda uretse ko ribyo nakubwiraga uwo muntu yamaye ifoto y'uwo muntu arambwira ati oya ifoto y'uwo mutipa ambwira ati ubaze madamu wa Rabine niba uyu muntu wabaye Murundi wabaye Mozambique amuzi kuko banabayeranye iwe urumva amara n'iminsi mu rugo ajya kumuramutsa ndetse umunsi ku wundi basengana bazi ko ari pasiteri ndetse umwe wigirizaga uwo niwe wabaye Yuda agambanira Rabine ibi nkubwiye ni ukuri 100% ku makuru mfite Rabine unyuze mu isengesho wamutwara yego niyo point faible ye uzi Rabine tujya gukora narambwe ati umunsi wo ku cyumweru mboneka byibuze saa 9 kuko sinshobora gusiba amateraniro ni baba deperi bake baba Pentecote bakera gatandatu ubwo nsenga baba Pentecote bakera nanjye banabaye muri Pentecote ariko kubera ko haje ibintu by'ubusambo birirwa barwana kandi nkabona imirwano yabo ntabwo nibura yanakuramo mushaki abaretse babanza barwane bamara gukiranuka azasubirayo umuntu wambwirije bwa mbere akamana Bibiliya n'umuntu witaga Pastor Munonoka yego Munonoka twari duturanye ku Muhima munsi ya Sainte Famille ku rugo rwe ayobora deperi ya mbere ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nyine ndavuga itorero rya nyuma ya jenoside tugaturana akajya ahora nsanga ahantu ku burinzi igipangu cye n'ahantu twakoreraga byararebanaga akambwira atari kuwa mugabo wava muntu w'Imana mwiza ahita amana Bibiliya nshyashya inyuma araza guhunga ageza South Africa ajya kugira gute Munonoka rwose ari munsi ya Joke ndahabona mu kiyovu cy'abakene ndahakoreye cyane ariko nabonye harahindutse ubu ngubu urumva ahantu habaga gataje gutya abantu barahazi yari point y'abasirikare kandi twagoga neza ntabwo twagoga nabi na ahantu nyine burya ahantu habaga amarod blocks uburinzi buhoraho abaturage bo muri zo quartier bahazi nyuma ariko bakabona ntibikiriho nyine kubera ko akazi kaba karahindutse none se Marsha abarokore rero umurokore wagiye indani umurokore yagiye indani kumufatira ku burokore ni ikintu cyoroshye ariko urabona ko shene nini yari yarabakonvetse pe Rabine nashoko yarakonvetse bari abantu bari bo ba heroine abavena nibo nibukamo akababwira ati uyu muntu ni Shwadira agiye kudufasha ikindi kintu akamufasha gutaha mu kirundo ariko ikirundo cy'ibintu cyose Sandrine washase n'ingingo oya cyabyisha ariko Marsha hari ikintu nakubwiye umfishize mu modoka yanjye ni mu ijuru se cyangwa se mu modoka yawe ukantwara naba mbibonye uko nzokamo aba haje bishimutwa kandi iri muri nodiro harimo conviction yego ntabwo harimo ubushimuzi conviction including ikirundo kuri Rabine nubwo wamushyira mu ntuze hari umugabo bitaga ntuze yashobora ko yaramushyizemo hari umugabo bitaga Biseruka akamujyana akabona nta kuntu yava mu modoka kuko inyuma hari abandi zindi modoka ngo zibakurikiye nawe ibyo bireka ayo makuru yandi yareke kuko ibi bintu tutajya mu bindi ntabwo harimo ishimuto harimo ubushake
ese akagira ubushake bwo kujya mu Kirundo. nicyo kibazo nawe ufungira aho ngaho twikomereza ikiganiro. Nese Marsha wabaye wenda munyeshyamba wowe nukuri ufite ibibazo byinshi umbabarire kuba nabonye hari nabandi batangiye kurema ngo yari yagiye gushinga imitwe y'ingo binyeshyambaga abantu inyeshyamba no gupfa gushinga gutyo gusa. Oya ntago bishoboka rese hari impamvu ituma Rabine sashinga inyeshyamba nkandi ngo bari bagiye ngo bari bagiye ngo kureba abantu ngo yarababwiye mu Burundi se ngo nanjye ngo ndwanya ngo ibitekerezo ngo bya SNDD ngo hari abandi benshi cyane ngo mfite ngo tugomba kwihuza ngo ibiki byose ngo bagashinga inyeshyamba. Hibaza ise birashoboka no gupfa gushinga gutyo gusa. Rabine umumbwiye Bururi ibu za Bururi yo ngiyo ahantu mbega hari nk'imipaka abantu bagira gute hari ibintu wapfa kumva Kirundo ntibikunda Kirundo ngo washimutiwe mu Rwanda byo mu Rwanda mwabire ibyo namafuti Rabine atashimutiwe mu Rwanda. Oya ntago ari Ikirundo gikora ku Rwanda u Rwanda mu bano utameze neza n'u Burundi nubwo bicara bawuganiraho urumva buriya muri diplomasi mpuzamahanga ntabwo wenda nshatse kubikeka yo ngingo twahisemo ngo tubigire topic ariko ibihugu bibanye nabi igihe bikiri mu nzira yo kubana nabi buri gihugu cyitondera ikindi ngo ikibi kitagiturukaho. Ntega amatwi neza kuri ngingo kuko urangaye ntabwo wabyumva. Niba u Rwanda rubanye nabi n'u Burundi Uburundi bwitwareka ko hari umwanzi waturuka ku Burundi uza mu Rwanda. U Rwanda bwitwareka ko umwanzi waturuka ku Rwanda ujya ku Burundi. Hawo kwa mpaka wacu rafunguye. Kugira ngo oyasugufungura. Ayi mupaka ufunze nindi buryo bifunze none se nibufunguye abantu baragenda. No ntakabuzwa binjira. Imipaka ntagikora. Urumva? Ikirundo ubwo perezida yivugiye mu izina y'u Burundi ngo uviritegwa sha nanye ngatera Ikirundo. Imbaraga zose z'uburu nanye ngatera Rwanda nturutse mu Kirundo. No kuvuga ngo umukuru w'igihugu n'u Burundi bwose imbaraga zabo zose n'iz'umutekano zishinze muri icyo Kirundo. Mu kanya ubonye undi ahambwiye. Yego. Urumva? Bavuge mu ngo bari mu Kibitoki n'ibintu nk'ibi. Mu Kibitoki. Rabine ni umusivile. Rabine mu by'inyeshyamba mukuremo. Rabine nakubira ko atazi n'iby'igisirikare uko bigenda. Ntazi n'imbunda. Rabine cyangwa niba nayisimbize. Rabine umujyana mu by'inyeshyamba gukora miki. Urumva? Rabine mu Kirundo ku butaka bw'urundi ntago byumvikana kubera ko abafite icyo yahunze rega kitararangira. Erega impunzi hunga afite ikintu ihunze. Sibyo? Ariko kumushakira ibyo bicocero buri kimwe cyose ntago byavamo. N'ikindi nakubwiye mu kanya Rabine ntacyo yavugaga abandi batavuga. None se Masha bari kubihuza rero hari benshi nabonye ati reba soma n'icyo gitekerezo ati umusore yari intasi none arataye. Ukumva bimekinze sense ibyo? Ngo intasi none arataye. Yego. Nawe wageze kugikomozaho. Hatu umusore ko yari intasi akaba yitahiye muramushaka iki nabonye icyo kintu abantu benshi bari kugihurizaho. Reka nkubwire ikintu kimwe. Sibyo? Nikubwire. Kujye kukimbwira ugahita useka Masha. Ntago ari ikintu gisekeje. Jewe nzi case y'umuntu umwe wabaga mu Rwanda ari impunzi. Yarabayeho n'umudepite arazwi. Uwo sibanga umuntu ndaramuzi. Yego. Akabana n'umujama mu nzu Kimironko. Arabo tubana dusangira umunsi ku wundi ubona kore ku Kimironko gihe kirinde umuganga buriya. Yego. Buryo ukorera ahantu izo karitsiye urazimenya. Igihe kimwe umujama aza kumubwira w'impunzi mugenzi we ati merekeza ku kibuga cy'indege tujya ku kibuga. Ati ngiye mu Buholandi kuko afite yo muryango. Ibyo nibyo koko. Sibyo? Yego. Tugeze ku airport nanye kuko nari ndimo twamuherekeje tugerayo. Kumwe abantu bareba iki n'iki indege umuntu yinjiyemo n'iki byose buri kimwe cyose turataha. Sicyo nabwiye umugabo turi mu modoka tugeze ku Cyamitsingi. Uriya mugabo ntagiye mu Buholandi. Nese rimwe Amerika akose twaramuherekeje nyine. Karagiye mu Buholandi. Ati gute kuko twamuguriye n'imyenda tumupakingira. Ati gute utekereje ko natagiye mu Buholandi. Ntago umuntu ajya mu Buholandi kuri petit porteur. Indege ntoya imwe y'utuntu twikaraga imbere. Urayibona? Byari ukibona uko agenda nibiki. Je nayo nkibona indege ateze. Kuko iyo bageze uyu munsi basigara hepfo baka ubwo ni kera. Yifashe ifoto ahita yiduha. Okay. Atudenda ndiye kurira. Urumva? Yego. Ndavuga ntabwo iriya ndege yagenewe ku ndege zambukiranya imipaka. Iriya yajya Nairobi, iriya yajya Bujumbura, iriya yajya Kampala, Dar es Salaam, ariko ntabwo yakora turayipu ndende. Kuko nizi ndege ntoya za Rwanda zikora ingendo za hafi. Ati ariko Marisha ati kuko utekereza cyane.
ubwo ikintu cyakurikiyeho yaragarutse agarutse uwo mugabo ko n'umuhanga cyane umuntu wize cyane amwigaho dokima kwiri aravuga ngo kugira ngo mbane n'intasi y'u Burundi ivuye i Burundi urumva kuko yabonye n'amafoto y'ahantu azi afite ukuntu yamuceka inzira aramucakaza aramubona bwakeye muri iyo minsi yandikisha arataha aravuga ati n'umuri ntabwo nihishe nuza kandi uwo mugabo ese ko ngiye kuvuga ibintu byinshi ra ariko icyo nakundiye uwo mugabo nyine yarabiripotinze aho yaripotinze si imazi ariko yambwiye ko ashobora kuba afite nawe yari umurundi ako bari mu nzi bombi z'abarundi za Mahama ariko zimwe zibi Kigali zijya kwibaruza ngo rimwe mu kwezi ndakubwiza uko umugabo yarataye yaravuze ati umva igihugu ni igihugu ndatashye niba uyu muntu sibyo witwa kandi mutabonera namfasha kuko yari umusirimu n'umugabo n'umusirimu amamodoka meza arateye perfume urumva yaravuze ati ndatashye ati ntabwo nzi ibintu by'uyu muntu ati twabana gute n'umuntu ahantu yafotoye nkabona ni ku gahanda k'iwanje ati ko iyo foto nazibonye ubwo ibyo mbivuze se kubera yuko ari ibanga rikomeye ibi ntibinandeba cyane nta nicyo binambwiye ariko umuntu nk'uwo ngo ndetse waza bitese by'abantu n'abantu batoroshye none se burya ibihugu byose bigira imico ibindi bikagira iyindi politike y'igihugu bitagenda neza uri ntasi nanone niko mbitekereza ntabwo turi muri cadre yo kuvuga yego turi muri cadre yo kukwereka yuko uko mu mpunzi zose habamo n'utugara yego none se abirenza abanyamurenge si bene wabo si mwene nyina simvukanye ntibaba bari kumwe hamwe se agira ngo bari kumwe kandi undi wenda afata inoti za masunzu amadolari $200 ya buri munsi ukabona umwana anywa icupa adakuraho kumbe afite umusiponsa akorera yego ntabwo abanyafurika turi abantu beza ubusanzwe so urumva rero nufata uwo muntu wowe ukoresha izina ryawe sibyo mu izina ryose warishyiramo umuntu ukavuga uti n'uyu byashoboka icyo gise ko byabagaho kuva ubwo ngubwo sinongeye gusabana n'uwo muntu kandi yampaye ibimenyetso ahereye kuri cya kindi namubwiye ya hipoteze uyu muntu ntagiye ntuza nawe arabikurikirana yumve ko ni n'umuhanga nabimbwiye nyuma ati ka kantu wambwiye turi mu modoka karandiye bituma nkurikira ati mbonye iki ngiki yahise ataha n'ubu ngubu bameze neza mu gihugu cye cy'amavuko gusa wambaza uti kese Rabini izasiga iki izasiga ugwikiye kwe mu mpuzu Burundi zikomeye umwe wese yisesengurira ukwe ubundi kandi ishobora guhitana benshi nko mu Burundi abantu benshi babivuze bati niba koko ari byo Rabini afunzwe ati abantu bajyaga bamuha amakuru munivuga ati barahita babiki barahita baba navuga barahita babashyira navuga baba connecting urumva yabo ntacyo baba kubera ko n'ubundi nibo bamuhigaga hanyuma bamuhigaga bayamuhaga banamuhiga abantu bamuhaga amakuru nyine bakamuga bati Burundi gutya na gutya ibi nibi abarimu bakoze ibi nibi ati bashobora nyine guhita bagira iki oya burya n'akaga gakomeye burya ari amakuru Rabini yatangazaga twebwe dutangaza amakuru kenshi yabaga ari ku mihanda nta makuru ya ndani Burundi Rabini yavugaga izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788333266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.